Agafilime kacu k'uyu munsi nuko tugatangiye umugore ari kuza yirukanka cyane rwose kibunoma amaguru, arangije ahereza Bibiliya umumama wari uhagaze ku muhanda afite uwategereje, aramubwira uti fata iyi Bibiliya uyigumane ntugire umuntu uyiha kandi ntugire ikibazo umbaza, ntihagire ikibazo wirirwa umbaza, ati yigumane, ati noneho ntihagire umuntu uyiha. Ese ni ukubera iki? Mu gihe akireba aho arengeye haje umupapa aramubwira uti mu buryo butunguranye cyane rwose atazi ibibaye, aramubwira uti mpereza iyi Bibiliya ndayishaka, ati kandi ntihagire ikintu uza kindi umbwira, mpereza iyo Bibiliya. Mana nyagasani, ese biragenda bite? Mpereza iyo Bibiliya. Uko amubwira ati mpereza Bibiliya, ati ntayo nkuha, ati Bibiliya ni iyanjye, ntayo ngomba kuba naguha, nta nubwo nzi impamvu urimo umbwira ngo ninkuhe Bibiliya. Ese ni ukubera iki uyu muntu amuhaye Bibiliya n'undi akahita aza akamubwira ati mpereza iyo Bibiliya? Iyi Bibiliya irimo iki? Icyo tuzi Bibiliya iba irimo ijambo ry'Imana. Kubera iki bashaka kumubwira ati zana iyo Bibiliya? Uraza gusobanukirwa impamvu ntangiye mvuga gutyo. Urebe iyi filime uyirangize, uraza kubona impano nakugeneye. Nkimara guhitamo iyi video nakugeneye impano ikomeye cyane utagomba kuba wacikanwa. Umukobwa yakoremeye kuri Bibiliya yanga kuyimuha, arabyanga cyane rwose. Ese kubera iki? Yagiye kuyifata umuriro w'amashanyarazi cyangwa se imbaraga. Bibiliya irimo ikintu gikomeye cyane, irimo ijambo ry'Imana. Yatangiye gutaka, yarigerageje kuba yafata Bibiliya ngo abashe kuba yayimwaka, umuriro w'amashanyarazi waramukubise atangira guta ubwenge. Iyi Bibiliya irimo ikintu gikomeye cyane utagomba kuba wacikwa, irimo ubutumwa bukomeye cyane kandi nta kiba kidafite impamvu, ugomba gusobanukirwa. Aramubwira uti rambika iyi Bibiliya hasi ubundi nkubwire icyo nshaka kuba nakubwira. Uyu nawe yazunguje umutwe aramubwira uti nta muntu nshobora kuba nayiha, yewe nta nubwo nayirambika hasi. Yashatse kuyimwaka nanone, umuriro w'amashanyarazi uramukubita, imbaraga zimutera rwose zimuca intege. Ese biraza kugenda bite? Kandi uyu mukobwa uyifashe nta kintu ari kuba, yahise akubitwa n'umuriro, imbaraga rwose aca imbaraga, arangije ahita agenda aburirwa irengero. Umugore araje arayimuhereza, aramubwira uti uyikomeze kandi ntugire umuntu uyiha. Kumbi mu gihe akiri kureba aho yari ahagaze hari undi waje amubwira uti mpereza icyo gitabo. Noneho wiwe yaje akita igitabo ngo mpereza icyo gitabo ndagishaka, ati ndabasha kuba naguha buri kimwe cyose wifuza mu buryo bwose ushaka, ariko umpereza icyo gitabo. Ese biraza kugenda bite? Kurikira intambwe ku yindi uraza kuba wasobanukirwa, wowe ntujye kure rwose. Umukobwa yaramutsembeye nk'uko n'uwamuyimuhaye wamutsembeye, yaramubwiye uti ntayo nshobora kuba naguha, ati iyi ni impano y'Imana yanjye, ntabwo nshobora kuba nayiguha. Yarayirebye arongera arayireba, arangije azunguza umutwe, aramubwira ati va hano ugende, nta nubwo nzi impamvu uri kunsaba iyi Bibiliya kandi ni iyanjye, ati nta muntu nshobora kuba nayiha, yewe nta naho nayirambika, ndayifite iri mu biganza byanjye. Mubwira ngo Imana niguha impano uzayikomeze, ntuzagire icyo uyigurana uko cyaba kimeze kose. Impano y'Imana ni ikintu gikomeye cyane cy'agaciro. Yarambuye ibiganza, akimara kurambura ibiganza hahise hazaho amafaranga ku biganza, arangije yereka umukobwa. Ese iyi Bibiliya arayimuha? Ese biraza kugenda bite? Ese nayimuha biragenda bite? Ese arayimuha biragenda bite? Kora subscribe, ukore like, ukore na komenti, ubundi tubone kujya mbere rwose. Ujye ubona na video zindi zisanzwe uzajya uzibona rwose. Yakufasha amafaranga, arangije aramubwira uti mu buzima busanzwe amafaranga nibwo buzima bwacu, aya ni amafaranga menshi yaguhindurira ubuzima. Uhagaze ahangaha ku muhanda ukuntu usa n'umuntu udafite akazi karenze, aya mafaranga yazakubyarira andi. Aya mafaranga arimo umugisha, yafate ubundi umpereze icyo gitabo cyanditswe n'abana b'abantu, kinasha
gishaje kuko kimaze imyaka myinshi gisohotse. Uyu rwose aramureba, aramwitegereza, areba amafaranga, yibuka amagambo bamubwiye ati fata iyi Bibiliya ntihagire umuntu ubasha kuba wayiha, ntukore ikosa. Yaramurebye areba amafaranga, arangije umugabo aramubwira ati wibitekerezaho kabiri, mpereza iyo Bibiliya akira amafaranga. Umugabo yaramuhereje, umukobwa arayareba, ayaca amazi rwose, arangije aramubwira uti ntago nshaka amafaranga yawe. Ati rwose yajunguje umutwe, yaramubwiye ati naguhakaniye, nta cyandutira iyi Bibiliya y'Imana, nta cyandutira impano y'Imana, ntabwo nzi impamvu uri gushaka iyi Bibiliya. Ati nta nubwo nzi impamvu, ati kuba ntazi iyo mpamvu nta kintu narutisha iyi Bibiliya y'Imana. Yarayimwimye nawe, gusa wumve yuko agikomeye ku isezerano. Uriya muntu yaje, akimara kuyimuha, akimara kugenda, hari uwaje ati mpereza. Ese ari wowe wayimuha? Abantu benshi dukunda amafaranga, tukirengagiza ubuzima, tukirengagiza Imana yaduhaye kubaho. Ese biragenda bite? Nkubwira ngo niba ugeze ahangaha ntugende rwose utakoze subscribe, nunyirwa n'iyi video unayisharinge. Umugabo nawe aracyarayambirije rwose, amubwira uti mpereza iyo Bibiliya. Ati mpereza iyo Bibiliya, ibindi byose birasobanuka. Ati nagutuza heza, nagukorera ubuzima buzima, uzashaka umugabo mwiza, uzaba ufite byose byiza, kandi uzatunga utunganirwe. Nyihera iyo Bibiliya. Ati nyigusubiriyemo inshuro nyinshi nyikwaka. Ati nyikwaka, akamwereka amafaranga. Uyu mukobwa akayareba, agatima kagakubitaho, akavuga uti se nyafate, ariko akazunguza umutwe, akavuga uti ngomba gukomera ku isezerano ry'umutima wanjye n'icyo nziranyeho. Ese ni ukubera iki? Ese amafaranga kuki abantu benshi ariyo bashyira imbere? Ese ari wowe mu by'ukuri wowe ugereranyije n'ubukene wenda ufite cyangwa se na kirizi ufite, aya mafaranga uwayaguha wayafata? Jya muri comment utubwire. Ese wagurana iyi Bibiliya ukayitanga? Ese ni ukubera iki? Uyu mukobwa yaramubwiye uti rero, ati wa mugabo we, urimo urantera umwanya, ntabwo wakagombye kubura ahangaha, genda usubire iyo uvuye ujyane n'ayo mafaranga yawe. Amafaranga nk'uko yamubwiye ati jyana n'ayo mafaranga yawe. Amafaranga yakoze imigenzo, arongera arayohereza ava mu biganza bye. Ahindukiye wa mukobwa abura amafaranga yari afite mu ntoki. Mana nyagasani, nibwo yatangiye kubona yuko amazi atakiri yayandi. Buriya ni ahantu ubutabazi butava, upfa kuba wizera gusa. Yizeye umuntu, ariko noneho urabona yuko rwose bari kugenda byitwaramo neza. Gusa ntugende utarangije ino video, kuko uraza kuba waryoherwa kandi isomo ritambuke, ubashe no kuba wayiha inshuti zawe. Niba ugira gurupe yo musengeramo, iyi video uze kuyibaha. Iyi video igaragaza kwizera gukomeye cyane, kandi kwizera gukomeye ni ko Imana idushakaho, ngo twizere tuzabona ibyo twifuza. Ati kandi ukwizera kurarema. Yatangiye gukuraho imbaraga, abonye bimucanze, yatangiye gukuraho imbaraga, yatangiye kumupushinga, yatangiye kumusunika, agategaho Bibiliya. Ibyo ari gukoresha imbaraga zose zikaba impfabusa, ahubwo zikamugarukira, zikarangira zimugarukiye. Ese biraza kugenda bite? Kurikirana wowe, ukurikirana intambwe ku yindi. Yarongera kurayo, umukobwa nawe yamuteze Bibiliya, yakuye yambazaga ryangombe, avuga amagambo menshi cyane y'ikuzimu, akamwohereza kugira ngo abashe kuba yamukubita yikubite hasi, bikanga, imbaraga zikarangira zimugarutseho. Ese biragenda bite? Kurikirana intambwe ku yindi, uraza kuba wasobanukirwa. Niba ugeze ahangaha utarakora subscribe, yikore ubundi turusheho kwaguka uyu muyoboro. Uzajya ubagezaho filime nk'izi ngizi zisobanuye, ndetse n'izindi filime rwose zisanzwe nziza zifite inyigisho muri sosiyete. Ibintu nk'ibi ngibi bibaho, niba utabyemera uraza kuba wasobanukirwa, rwose uraza kuba wasobanukirwa. Imbaraga zaratangiye kumushiramo yakoreshaga, bitewe nuko iyi Bibiliya ifite imbaraga zikomeye cyane. Yatangiye kugenda agwirirana. Umusore yahise aburirwa irengero. Uyu nawe yahise asakuza cyane rwose, avuza induru ati mu izina rya Yesu ibintu bimbayeho birakomeye cyane rwose. Areba hirya no hino, areba hahandi wa undi yarahagaze, areba n'ahangaha undi nawe yarari. Ubwo
ubwoba buramwica cyane, yahise akora ku kimenyetso cy'umusaraba, arangira aravuga uti Mana ushimwe, Mana ushimwe. Ese wowe ingabo igukingira urayifite? Ese ingabo igukingira urayifite cyangwa uwanayiguha wayitesha? Mwese rero ndabifuriza kugira ingabo ibakingira mu buzima bwacu bwa buri munsi. Wa wundi wamuhaye Bible yaje yirukanka disi, aje kumureba yuko hari icyo yabaye, yaje amuhereza Bibiliya, arangije aramusiga ahita yigendera. Mana nyagasani, kumbi ni uburinzi yamuhaga, ni uburinzi yaguhaga rwose yamuhaga. Yarangije aramubwira uti rero Imana ihabwa icyubahiro cyane kuko warurinzwe bibi cyane. Abaguhiga ni benshi, abadayimoni bari guhiga ubugingo bwawe kugira ngo babashe kuba bakugirira nabi. Nawe aramwitegereza rwose, aramureba, aramubwira uti iyi Bibiliya Imana igufiteho umugambi, uzayigumane ntihazagire umuntu uzayiha. Ati ndagutunze urutoki mwubwira, ati kandi ndagushimiye cyane kuba utigeze umuntu uyiha. Abaguhiga ni benshi ariko ingabo igukingira ni iyi ngiyi. Nongera nkubaza ngo wowe ingabo igukingira urayifite cyangwa warayitaye? Ukurikire rwose ushaka ingabo igukingira. Nibyo ari kubwira uno mugore, amubwira uti urarya uri menge, ujye usenga mu gitondo ubyutse, saa sita ugiye kugira icyo ukora urye usenze, uryame usenze, usome ijambo ry'Imana. Nibyo byonyine bizagukiza, nibyo byonyine bizagukiza. Ngewe ahangaha rwose naje nk'umutabazi wawe kugira ngo nkucungure, nta hantu Imana itagutabarira. Ibyo ukora byose mu buzima bwawe bwa buri munsi ujye ubyegereza Imana, Imana nizakukiza. Ati wari ugiye, ubuzima bwawe bwose bwari bugiye iyo ntahaba, cyangwa se iyi Bibiliya iyo itahaba. Ati kandi cyane wakoze, uko kuntu wumvira, uko kwizera kwawe kuragukijije. Mana nyagasani yarebye Bibiliya arayitegereza, kandi koko kwizera kwe kuramukijije. Tubabwira ngo mushikame musenge, mushikame musenge, mwereke Imana ibintu byanyu byose, izagenda ibikontorora kandi izagenda ibishyira ku murongo. Uyu ni nawe nibyo ari kumubwira uti ubuzima bwawe Imana ibifite mu biganza, nta n'icyabuhungabanya, nta n'umuntu uzigera uhungabanya kwizera kwawe cyangwa se ubuzima bwawe. Mu gihe nawe ufite kwizera muri wowe, ibikorwa byawe byose bizatera imbere kandi neza yawe izakomeza iganze. Ujye ufasha abatishoboye nk'uko nawe hari abagufasha mu buryo bwose bufatika. Rwose icyo nicyo kintu nakubwira ngo mbabwira ngo nari nakubwiye nti ntuze kugenda utarangije iyi video. Nakugeneye impano ikomeye cyane, nawe yagufasha gukomera ku Uwiteka, ikaba yagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Tubabwira ngo ukwizera kudafite ibikorwa kuba gupfuye, no gusenga ndetse kudafite ibikorwa kuba kwangiritse. Musenge ariko mukore cyane, Imana izabaha umugisha, kandi mujye mukora ibikorwa bijyanye no kwizera kw'Imana cyangwa no gushaka kw'Imana. Niyo mpamvu ubuzima bwacu bwa buri munsi duhorana ibigusha biba bihiga ubuzima bwacu, ariko Bibiliya kuko abantu bose bamenye Imana, niyo mpamvu twisanga buri wese buriya afite umuntu umufata ukuboko, marayika wiwe. Kuva kivuka hari marayika wawe ikurinze umunsi ku munsi. Uyu nawe yaramubwiye uti sigara ahangaha amahoro, sigara ahangaha amahoro, njye ndigendeye, ariko wumva ibyo nkubwiye, uko wanyumviye ari nako wumva ibyo nkubwiye, Imana izagukiza. Yaraje ahangaha arambwira, arakubwira uti izera Imana yonyine, izera Imana yonyine nizagushyigikira mu bikorwa byawe byose bya buri munsi. Mbabwira ngo hari impano nari nabageneye. Niba ugeze ahangaha aribwo bwa mbere, ukaba ugeze kuri uyu munota ukireba iyi video, ndagira ngo nkubwire ngo muri Yesuwa igice cya mbere umurongo wa 9 haravuga ngo komera ushikame, ntutinye kandi ntukihebe, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Mbabwira ngo iyo niyo mpano nari nabageneye. Mujye musoma ijambo ry'Imana, ubonye ko uyu nguyu kwizera kumukijije, kandi iriya jambo ry'Imana niryo rigiye kumufasha
niryo rigiye kumufasha akabasha kuba yabana n'Imana neza ndetse agakora agahirwa ndetse n'ubuzima bwiwe bukagenda neza. Mbabwira ngo filime yacu ni nuko iri kugenda igana ku musozo. Uyibyo akubwira ni nabyo ari kumbwira ati, akakubwira uti komera ku Uwiteka Imana yawe, agufiteho umugambi kandi nta cyaguhungabanya Imana itabishyizemo uburenganzira. Imana ni ifite uburenganzira, ni nayo ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Senga Imana, uyikomere amashyi, uyikunde, wumve indirimbo zayiririmbiwe ndetse ushome n'ijambo ry'Imana umunsi ku munsi, saa sita na nimugoroba, kugira ngo kandi ukunde abantu, ukunde umuntu, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, kuko Imana iri muri twebwe, nta hantu wayihungira. Ibyo wakora byose uzandavura, uzavuga ibintu byose, ariko nugera mu mage uzatakambira Imana, uzabwira uti Imana untabara. Tubabwira ngo filime yacu ni nuko igenze.